Gosh. Sibwo wazanamo. Wamba. Ngoya. Wamba. Sindakwereka filime. Kandi mfite telefone. Jesus! Betse mweke muza rero. Kumva? Kanze nkwereke filime hano. Ariko betse ariko betse. Betse. Nongera kuma urifasha sibyo? Metse nkwereke. Kumva? Bana filime. Mina zani Metse nkwereke ino filime. Kumva? Na filime. Abagore tarakoze. Angelume. No rifasha. Yarangaye. Nasi dufatane gute ntago agira. Ukuza kubebetana ngo ruturi mubi. Kwarogiye. Ntakindi. Cyo wawo. Ninde jeno ryara neranye n'umugabo. Chisho. Arufa we. 您这样好吗？ Wabaye ushaka kuzajya abantu filime. Niba ushaka guseka no kuruhuka mu mutwe nta handi wakura ibyishimo usibye kuri Inox Films. Inox Films ni YouTube channel icaho amakomedi, urwenya n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Hari abana bafite impano bashobora kugusetsa wari ufite agahinda kagahita kagenda. Bakina cyane ubuzima bwo mu cyaro kubera ko n'abana bo mu cyaro bishatsemo impano bafungura YouTube channel kugira ngo nabo biteze imbere. Impano yabo abanyarwanda bose bakwiye kuyimenya bakabashyigikira. Nta handi wasanga ibyishimo atari kuri Inox Films. Ujya kuri YouTube yawe ujya aho bashakira mu ishakiro wandikamo ngo Inox Films. Urabona abana bafite impano bagusetsa agahinda kose wari ufite kagahita gashira. Si ngombwa kujya gusacinga muri YouTube kubera ko link yabo twayishyize muri comment y'iyi video. Nujya kureba muri comment y'iyi video urabona aho link yabo. Ukandeho urebe video yabo ubahe subscribe, ubahe share, ubahe like kugira ngo buri munsi uzajye ubona video zabo. Baguha ibyishimo wishimane n'abawe mu buzima bwawe uzajya uhora wisekera. Inox Films isoko y'ibyishimo gushimisha abanyarwanda ndetse no kubasetsa mu buryo bugiye bitandukanye. Ushobora kuba ushaka kwifatanya nabo wabandikira kuri nimero zatanzwe ukifatanya nabo ukabatera inkunga cyangwa se ukabagira inama ukabaha igitekerezo runaka cyangwa ubundi bufasha bugiye butandukanye. Inox Films mubakurikire babaha ibyishimo. Ukishu yakubashije wakigori kiwe ndakubaza ntusubize imbesire mu cyongereza iryo jambo rirakoreshwa mu bimenye nyine. Ndashaka guhura na Ari sobuja wanyu wakoresheje iki kiruri icyo mu cyana taziri ryahoze ari ikindi ariko Episode ya gatandatu nuko tuyitangiye kuri Queen Dog. Nenda cyari Mungu wawe kunsarangana nawe. Cyae. Wow. Ngana nawe. Jesus! Jesus. Wow. Ngana nawe. God have mercy upon us. Kama uliye ngana nawe. Ariko hari nasho. Wow. Hey!
uzi ko n'uburozi butakwica uburozi none se no kujya bavugaga ibyo kunga wampa uzamenya ko ndi mutoya kuri wewe none uri mutoya ariko se no mu nda uri mutoya si umuntu ungana nawe ni uwo gusa n'undi si twari turi inshuti nese ni sirata sibyo rata iyi ngo uje gushaka amafaranga nawe uje rata amafaranga yabo yituse nawe ingwara n'uyu we ngibivuga higera hano ntiwageze wanyu